Yo mwawe ikaze kuri channel ya Emile Nonzima. Uyu munsi tugiye kujya mu burasirazuba bwo hagati, turareba intambara ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ndetse turareba ibintu bitandukanye kuri iyo ntambara. Turifasha igitabo cy'umwanditsi witwa Tsanzu. Icyo gitabo cyitwa The Art of War, ndetse turakoresha na Bibiliya, turebe se iki Bibiliya ivuga ku bijyanye no kugereranya imbaraga z'abantu babiri cyangwa z'ibihanganye bibiri bitandukanye. Muhawe ikaze. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije igitero ifatanyije na Israel kuri Iran. Icyo gitero kikaba cyarahitanye Ayatollah Khamenei, wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Uyu munsi rero turasesengura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dusesengura Israel, turebe na Iran dukoresheje igitabo cya The Art of War. Ubwo turareba strategy cyangwa amayeri buri ruhande rwagiye rukoresha kugira ngo rubashe guhangana muri iyi ntambara yari kuba bahuza na Iran. Twabana n'ubungubu ko intambara itararangira, nubwo ubungubu ibihugu byose biri mu gahinzi. Tsanzu ni iki yavuze muri icyo gitabo The Art of War? Yaravuze ngo ubwenge bushobora gutsinda kurusha imbaraga. Bisobanura iki? Igihugu gishobora kuba gifite abasirikare benshi, gifite ibikoresho biremereye, gifite mbega arsenal yose ishoboka kugira ngo gihangane ku rugamba, gusa iyo kidafite ubwenge gishobora gutsindwa. Ariko ku rundi ruhande, igihugu nubwo cyaba kidakomeye cyane, ariko kikaba gifite resource cyangwa kikaba gifite ibikingiriza biringaniye, gishobora kwihagararaho kikabasha guhangana n'igihugu cy'igihangange ku isi. Muribuka amagambo avugwa mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 11. Ayo magambo aravuga ngo intwari ntabwo izo buri gihe zitsinda urugamba, kandi abazi kwiruka sibo basiga abandi mu isiganwa. Bisobanuye iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo zifite imbaraga nyinshi, Israel ikaba nazo ifite imbaraga nyinshi mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'ubutasi, ibyo nyine ntabwo bihagije. Haba hakenewe n'andi mayeri kugira ngo babe babasha gutsinda urugamba. Abakunzi ba Rugumuzi mu mwaka wa 2014, ubwo FC Barcelona yari ifite ubusatirizi bwa mbere bukomeye ku isi. Ubwo busatirizi bwari bugizwe na Lionel Messi, hakaba harimo Neymar Jr., hakabamo n'undi mukinnyi wo muri Amerika y'Amajyepfo. Bari abakinnyi batatu, nubwo mushaka kuba mubibuka abakunda ibya football. Ariko siko buri gihe batsindaga, hari igihe bahuraga n'ikipe ndetse ntoya ikabasha kubakubita ndetse ikabatsinda. Noneho reka turebe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel batangiye intambara. Ni ayahe mayeri bakoresheje aboneka mu gitabo cya Tsanzu? Hari ikintu bita speed na technology. Tsanzu avuga ngo speed is essence of war. Bango uzareba benshi akenshi abantu batangiye intambara bayitangirana n'umuvuduko. Impamvu ni ukubera iki? Bituma abo bahanganye babafatirana bataritegura neza, bakabasha kwitwara neza. Ni ukuvuga ngo ubu ibitero byihuse cyane ni strategy. Icya kabiri, ubutasi. Urabizi ko intambara igitangira, Israel yivuganye abayobozi bakomeye benshi abo mu nzego z'ubutasi, igisirikare ndetse n'abahanga mu bya nucleaire mu muntu zo muri Iran. Ni ukuvuga ngo Israel yagendaga irasa
mu buryo buri puresi bwo kudahusha ahantu yabaga yizeye yuko aho hantu ariho hari abanzi bayo muri Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresheje ikoranabuhanga, bakoresha ubutasi ndetse n'ibitero byihuse. Urumva iyo niyo strategy bakoresheje. Gusa iyo strategy yageze kuri byinshi kuko namwe mubizi byatumye Iran itakaza abasirikare benshi, abajenerali, abahanga mu nzego z'umutekano benshi bapfuye mu mizo ya mbere kubera iyo strategy. Kanone se turebe Iran yo bite. Iran nubwo ari igihugu kitari icya mbere gikize ku isi cyangwa kitari super power, ariko cyabasha kwihagararaho, kibasha gutesha umutwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatanyije na Israel. Ibyo babikoze bakoresheje drone, bakoresheje misile ndetse bakoresha na indirect warfare. Murabizi yuko abanya-Israel bari bahanganye na Hezbollah ni backup ya Israel. Bityo nka Iran ikoresha icyo twakwita proxies cyangwa indirect warfare mu kugira ngo abantu babashe kwirwanirira. Ayo nama yari nayo yabasha gukorwa ku ruhande rwa Iran. Anone Iran yari isobanukiwe neza ikintu bita direct confrontation. Ni ukuvuga ngo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite imbaraga zatsinda gusa ari uko zibashe kuzana abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare bagatangira intambara yo ku butaka. Icyo cyonyine nicyo gishoboka. Iyo kidashoboka umupira uhita uhengamira noneho ko bahanganye aribo Iran. Rero Iran yo ibirwana ishaka kugira ngo yinjize Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze igihe kinini mu ntambara. Igihugu gikomeye kimaza igihe kinini mu ntambara bisobanura gutakaza amafaranga menshi. Gutakaza amafaranga menshi bisobanura gutsindwa. Reka noneho turebe irindi banga Nsanzu atanga. Nsanzu aravuga ngo biba byiza gukubita umwanzi ahantu afite intege. Ibyo iyo umuntu abikoze, ibyo bibasha gutuma abasha kuba yakwihagarara cyangwa agatesha umutwe cyangwa agatsinda umuntu uze umwanzi we nubwo yaba ari umwanzi ukomeye. Kuko biragoye, ntabwo ushobora gufata igisirikare gikomeye gifite abasirikare n'ibikoresho ngo ugiye kugitangizaho urugamba ahantu uzi neza hari iyo pozisiyo ya gisirikare, byaba ari ubwiyahuzi. Niyo mpamvu Nsanzu atanga inama y'uko ugomba kureba ahantu hari weakness. Bityo rero na Iran yakoresheje buno buryo ireba ahantu Amerika yari ifite weakness, urugero nk'ibirindiro bya gisirikare, bityo ibasha kubirasa iranabisenya rimwe na rimwe. Ikindi Nsanzu aravuga ngo igihe cyiza cyo gutera gishobora guhindura intambara. Ni ukuvuga ngo nk'uko utugaragara igihe cyiza cyo gutera, murabizi yuko Israel yari izi neza ko Ayatollah Khamenei yagiye guhura n'ibyegera bye, iba ariho itangira intambara, iramurasa iramwica. Bityo rero urumva yuko the timing cyangwa igihe cya nyacyo ni cy'ingenzi cyane. Ikindi akabaho za surprise cyangwa bitewe bitateguwe. Intambara zo muri iyi minsi ntabwo zigarukira ku rugamba gusa. Oya, intambara z'uyu munsi zitazigira ingaruka ku bukungu. Murabizi yuko Iran yafunze umuhora wa Hormuz, yamara kuwufunga none Amerika nayo igihe kizana igashyiraho blockade. Ibyo byose bigira ingaruka zikomeye mu bice bitandukanye by'isi, ahantu henshi ibiciro byariyongereye kubera iyo mpamvu. Ikindi mwabonye yuko muri uru rugamba harimo na cyber warfare. Mwabonye yuko abanya-Iran bamwe bafata video zimwe za propaganda bakazohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero nanone intambara yese izamura
umwuka utari mwiza mu bice bitandukanye. Murabona yuko haje no kubaho ikintu cyo kuvuga ngo ibihugu bisa nkaho bigiye bifata uruhande cyangwa bimwe bigasa nkaho ibyakoranaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitangira kuyireba nabi. Ubwo rero nko kugira ngo tugiye ku musozo, Sanzu atanga inama y'uko abantu kugira smart strategy cyangwa amayeri meza ari intambwe ishimishije cyane yo kubasha gutsinda urugamba. Art of War n'ubu ngubu abantu bashobora gukomeza kuyikoresha no mu buzima busanzwe uburyo bwabo bwa buri munsi. Ntabwo buri gihe rero gutsinda bisaba imbaraga, bisaba amayeri cyangwa strategy. Rero mwakoze cyane kuba mwadukurikiye uyu munsi kuri podcast y'uyu munsi. Bye bye, mwari kumwe na Emile.